ntago byabura umuntu nka Big Boss utera story kuriya nanjye wenda guhura tugatera story ntago byabura. Ntago byabura. Wahise ukora post uti ndababaye cyane. Inkuru inshamugongo yakugezeho uri hehe? Narindi mu rugo ndetse nari maje no gupostinga ifoto nicaye ngira ngo mu rugo mfite mashini nyine zimwe zanye mba ntangiye ngo vibe ngo bikingo bire nibwo nari nyimara kuyipostinga. Hanyuma rero mpita mbona umushiti wanjye wabipostinze ndamubwira nti ibi bintu wapostinze ni ibiki. Arambwira ati man Big Boss yapfuye. Nahise mpamagara Yago numva ntago ari kunyitaba mpamagara Jaja nawe ntiyanyitaba mpamagara Vidi Frank rero niwe wabimbwiye neza ko byarangiye mpita nkuraho ibintu byose na postinga ibya Big Boss mu by'ukorejo niriwe mbabaye bitewe nuko nyine numvisha ntunguye numva nyine birandenze mpita nibuka ukuntu namira nawe ari uko byagenze. We rero nawe kuko ibyiwe we ntibijya bimvamo kuko abantu benshi bahora banambaza impamvu ngo kuri profile yanjye ntajya nkuraho DJ Mira nta nubwo ateze kuzava no kuri profile yanjye kuko nkeka ko ahangaha ngeze ubu ngubu ngewe mba numva ari we mbikesha. So ejo rero Big Boss yarantunguye mu by'ukuri yarantunguye nta minsi ibiri yarishize akoze ikiganiro ari muzima ikiganiro narakirebye rwose asetsa bisanzwe cyane rwose nta minsi ibiri yarishize. Urumva rero kumva ngo umuntu arapfuye gutyo bitunguranye wenda se mwana avuganaga ntago ari ibintu bitupfa kwakira uwo mwanya. Niyo mpamvu rero nanjye rwose ntago abandi bari kuza ngo ndeke kutaza. Wahise unandika uti uri tayari ukimenya inkuru wahise ufata umwanzuro wo kuzaza hano turi cyane tumanuka. Narabivuze rwose nambwana umuntu wese ufite gahunda yo kujya gushyingura ambwire kugira ngo tumushyiremo muri gahunda y'abantu turi buzana aha ngaha. Yego uretse kuba ari umugabo ukunda gusetsa ukunda kandi wawe no kuba mu biganiro ariko yinywera n'agacupa hari ibindi wamubonagamo nibiki wamubonagamo mu by'ukuri wasangiza nabo? Ngewe ikintu namubonagamo ko ari umuntu buri reka nkubwiza ukuri turi muri lockdown kubona umuntu wicara akaba yavuga ikintu nge ngaseka cyangwa se ugaseka wari ubabaye abo bantu n'abantu bake. Niyo mpamvu wenda harabavuga ngo n'abakomeye ugasanga banabigize n'umwuga ugasanga umuntu yishyuye amafaranga ye agiye kureba wa muntu umusetsa. Mu by'ukuri rero nge kubona umuntu yakicara hariya akavuga ibintu bye bikanduhura nta kintu cyiza nk'icyo ngicyo. Kuba wowe gusa wicara ukavuga ibintu biri funny abantu bakishima nta kintu cyiza kirengeje icyo ngicyo ndakubwiza kuri mozi ni abantu bake kandi niyo mpamvu rero ngiye nk'ikintu abansigiye man mba numva ko muri ngiye ngomba kuba hambo ikindi kintu ngiye mbona nsigiye ni ukwitwararika kuko anytime bishobora kurangira nta wamenya ngo ejo bimeze gute nta wamenya ngo amasaha ari buzemeze bite yewe gaburiya naho warinda usaza ukiri ariko byibuza nta muntu ni ukuvuga ngo ngewe numvishe ngomba kubona umuntu ngo dufitanye ikibazo kereka ugifite muri we ku giti cye nyine inzangano zawo ntabwo zabura ntabwo umuntu n'ubundi wamukuramo kukwanga kandi for no reasons. So ngewe rero ikintu cyo numvishe ngewe muri ngewe ni uko ngomba kubana n'uma abe yoroheje abakomeye abimemeza gute ariko tubane mu mahoro kugira ngo nina nigendera wenda bazavuge ati ntacyo Briane ariko byibuza nta kibazo ntacyo tumushinja kuko imbuto twerera muri iyi si nizo zadutambutsa mu marembo y'ijuru. Bimwe byo nshaka kukubazaho ni post yawe ya nyuma wanditse uti kanyigereho neza kugira ntaza kuguhimbira Briane. Wanditse uti umuntu wese uzi ko namubabaje urumva cyangwa akaba yumva atankunda urumva ahari kubyo namukoreye wenda ntanabyibuka musabye imbabazi. Isi si iwacu nsabye imbabazi ku muntu wese uzi ko amfiteho ikibazo n'Imana imbabarire. Wicujije hari abantu bambwiye ngo ngiye gupfa nyine urupfu rwa Big Boss rero ntabwo bivuga ngo niwe muntu upfuye narinzi cyane ahubwo yarantunguye. Nahise numva yuko nanjye ngenda ku mamoto ngenda mu mamodoka nuvuga ngo ngenda mu byuma bitagira ubwenge. Ikindi kandi mbana n'abatankunda hari se kuko ntago wakundwa n'abantu bose nawe yanaguhitana.
nanarwara sibyo nuvuga ngo ejo nitekerejeho bihagije mbona ko mbaye mpfuye hari umuntu dufitanye ikibazo mu by'ukuri nijoro Imana ngiye okay sindi umukiranutsi ariko nge nakuriye mu muryango wa gikristo rero ngewe ntinya icyaha ndabikora pe ibyaha kuko cyane nkunda indirimbo za gospel buriya indirimbo z'amakorali hafi ya zose mba nzizi ko nge nakuriye mu muryango wa gikristo nubwo nyine wenda ubuzima hari ibyo bugenda butwerekeza ugasanga umuntu ntakiri muri wa murongo yakuriyemo nuvuga ngo rero ngewe mba numva nyine iryo juru ntazi ariko byibuza nanjye naharanira kurigeramo kandi uko numva ijambo ry'Imana rivuga ko imbuto zacu twera arizo zatujyana mu ijuru zizaduherekeza zizadutambutsa kwa nuvuga ngo rero ngewe kuba navuga ngo umuntu wese ambabarire ntabwo mfite umwanya nta nubwo hari abo wenda nababaje ntabizi hari ubwo ushobora kubwirana nabi wikinira wakabigira intambara niko rero nafashe umwanzuro ati n'abanyanga nta mpamvu ntazi bambabarire bashaka gusanga nabo icyo banyangira rega nabwo kandi nicyo ni ikibazo kuba umuntu akwanga kubera ko wenda kubonye hano kuri kamera kuba umuntu akwanga ko ngo ufite amaherena kandi barahari abo ngabo bo bafite urubanza rwabo ahubwo wenda uwo muntu nyanga wenda kubw'ikintu namukoreye nge ntazi ambabarire kuko buriya nta kintu kiryoha nakubeshye mpagaze hano mbayeho nge nkunda amahoro kandi mporana amahoro nge buriya kumbona nababaye rwose ni gake mbayeho nta muntu dufitanye ikibazo ubwo n'uwo tugifitanye ntawe nzi ntibimureba ni gake rwose ubwo mumenye nazimusaba ariko kuba mbayeho nta muntu dufitanye ikibazo mbayeho mu munezero kumbona mba numva nyuzwe n'uko ndi iyo mfite 10 mba numva ari nk'akamiliyoni ndaserebura dore ubu nawe abana aya ngo murashaka ndi sinakubwiye ubu tugiye kurya bo ahire rimwe ubona waruvuze uti ahire rimwe abapeti bomba barazibagurira ego ndaje hari nta kibazo reka turangize ikiganiro azazibagurira uravuze uti navukiye mu muryango wa gikristo ubona abakristo benshi cyangwa n'abantu muri rusange tutibuka urupfu kuko hapfuye umuntu cyangwa tutibuka ko ubuzima buzarangira uko hapfuye umuntu nyine tugomba kubyibuka kuko buriya ikintu kitabaye ntiwakimenya mwese moze iyo big boss uyu munsi twari kubonana nuvuga ngo iyo ikintu kibaye nyine hari ibintu bigukangura nuvuga ngo tuba turi mu buyobe niko Imana yabiremye haba hagomba kuba ikintu kugira ngo dukanguke tunagaruke mu murongo ubu se iyo adapfa ntago nanjye ni gusaba imbabazi kandi ubu ngubu bishoboke ko kuba narabyanditse kuri status yanjye hari uwabibonye akavuga ati ndakubabariye hari abanashingeje banyandikira arambwira ati Briane hari uwambwiye ati ntujye unyitaba undi arambwira ngo niba ngo nimugira gutera ngo ndamubeshya ngo njya mubeshya urumva ko ibyo ni ibintu byari biri mu bantu ariko kandi ngiye noneho twajyaga duhura tugaseka kumva nta kibazo ariko buriya bimbwiye kuriya nanjye byibuza bimpa umwanya wo kwitekerezaho nkavuga nti sinzongera ndi umuntu nacikwa ariko buriya kuba nzi yuko nta kibazo mfitanye n'umuntu biramfasha ariko kuba uvuga ngo umuntu yapfuye nibwo tubyibuka tuba tugomba kubyibuka mani kuko bitabaye ntabwo twabyibuka cyane kabisa buriya iki twabwira abantu nyuma wenda y'abantu benshi babonye ibyo wavuze cyangwa se n'urupfu rwa Big Boss cyane ariko nanone ndagira ngo witse abantu baba bakwiye kwigira iki mu rupfu cyane ufite abantu babwira rwose bakumva ni iki bakwiye kwigira ikintu ngewe bagomba kwiga ni ikintu kimwe nuko imbuto buriya reka nkubwize ukuri appearance yanjye ntabwo ari izanjyana mu ijuru abizera ariko ko iryo juru rihari nago nago nyine look yanjye sibyo physical appearance ntago ari igomba kuntambutsa uvuga ngo imbuto nera muri njyewe sibyo nizo zigomba kuntambutsa zikangeza aho ngomba kugera iki rero rupfu umuntu mbamo ngoma tugomba kwibuka ni ukumenya kubana n'abana ugasiga inkuru nziza umusozi ntugende abantu bavuge ati turaruhutse byibuze upfe abantu basigarana intimba urukumva nk'uko nguko ngiye buriya nka DJ Mira ntashaka kuva kuri sinkubeshye kuko kereka ubwo ngubwo sinzi nako kuko Mira na n'ubu ngubu ibye ngiye kuri nge ntibiramvamo
urumva ko we kuri ngiye afite ikintu yansigiye gituma ntibagirwa nguvuga ngo urupfu rw'umuntu rugomba kudusigira kwibuka no kubana neza kugira ngo umuntu nagenda byibuze baza bafite ikintu bamwibukiraho niko navuga. Yego wakoze cyane wakoze no kwitanga ukaza hano guherekeza umuvandimwe. Imana iguhe umugisha ihira ibikorwa byawe Briane. Wakoze cyane. Umva se mwebwe twavuganye ni muzi mwebwe mwenyine nagira unduzi muratangiye gushwana 50 gusa. Umva mwebwe mahagarara bari abana bandi nibazi aba bana se kari benshi igura ngahe 2500 genda unzanire n'indi shashi irukanka umva mbabwire twigire ari abana Abadukurikira bari abana bandi nibazi wowe bari wowe babawunse mugende harahirya tugende harahirya Keve nzanira telefone tugende bara ntago barimo we ngwino wowe urimo oya we nawe ngwino bari abandi bavuye ku ishuri bataye nibyo rero erega humura mwese zirabakwira mwegere inyuma kandi wowe uri kujya subirayo mwegere hano inyuma mwegere hariya we mucunga mwebwe bakuru nawe ugenda gucunga abo bambaye imyenda y'ishuri wapi nimutegera inyuma ntabwo turi buvugane. Zirabakwira barazana n'izindi genda bitwa ziri bubakwira. Umuntu ufite akavuyo ninde ngo dute tumwirukana mwegera inyuma hariya hari ko hari umwanya mwebwe mugende mwe mwambaye imyenda y'ishuri mugende ese muri mu biki ari ngenge urabizi ubu birarangiye mwese ndabanze nago muri kwitwara neza wegenda nago wari urimo we wari urimo ngwino we wari urimo oya turahera ku bana batoyi kandi umva nkubwira ukuntu bigiye kugenda kugira ngo tutajije wecha wambaye uniform ndebera ababuze nanu buretse wonzajya amaje genda hariya nahaye nace hano ego rata sheri fata nawe oya we namburimo genda buretse gato mwinege intoki ndabaha humura genda nawe ujye ndebera ko bagiye bona haye buretse gatoya zirabakwira ariko ako se genda asugo mwakitonze oya wegenda yute buretse ntago mwembaha kandi mwari muri hariya ntago mbaha uko mwari muri hariya ntago mwembaha ntago mbaha ko mutegeye inyuma reka mere kuri bano babana sibyo we n'ibindi mwongera kugira ntago mbaha batega amaboko wagiye yego vamo mwebwe muvuga wowe nawe we wowe bari kukucungira murongeye genda ntago mbaha mwebwe kubera ko mwanze kwegera ari inyuma aka kana muno ntago nabuhaye sabona haye murebe ko bagiye oya we wari urimo shaho ntago mbaha rero kubera ko mwari mutari kwegera inyuma mbese umwegeye inyuma fata wowe
ntago mba mwebwe nababwiye ngo mwegere hariya murabyanga we oya mwimutaye ntago murimo izo ntoki ngerageze mbabwira abantu mba ndabazi ese bana ari kujya he ujya unyereka babandi bari bahari we izo ntoki zanyu muzegezeyo yego rato komeza ubanyere we toka oya ase we bana ngare bakavuye mu wowe genda wese naguhaye we muri mu biki ko muri kurwana twigendere bari aba bantu buretse kubaha reka nze mana buretse gatoya mwe muri yicarire mu modoka